tugeze mu mahame yanditse ahangaha aho tugomba gutandukanya abadivantiste n'andi madini. Iri torero ryasigaye Imana yashinze kuri isi, uyu mushinga w'Imana utandukanye n'andi madini ari kuri iyi si. Twe dushingira kuri Bibiliya yonyine, nta kindi kivanzwemo, nta bitekerezo by'umuntu ngo nje mbibona uko nabitekereje nuko. Dushingira ku byanditswe byera. Firidi zabaye enye. Imwe bagiye muri firidi ya hariya, mu yindi firidi hariya, mu yindi firidi hariya. Ubwo rero nahisemo gusa n'ucecetse ngo nuko amanota ntabwo yabaye amwe. Umva amagambo y'Umukiza niya guhesha ubugingo, wa munyabyaha we menya ko hahirwa abakomeza amategeko. Hahirwa bayakomeza yose, nibo bahirwa barahirwa. Hahirwa bayakomeza yose, barahirwa barahirwa. Nuko nyizi ndero niko nsanzwe nyiririmba, ariko nasanze ndi buvange mpitamo gusa n'ucecetse ngabanyamajwi. Ariko iyo ndirimbo ijyanye n'isomo tugiye kwiga kuri mugoroba. Twaraye twize uburuhukiro bw'imibiri. Imibiri yacu izaruhuka, tuzaruhuka. Yobu we yavuze ati ubwo ibyiringiro byanje nzamanukana nabyo ikuzimu, nzaruhukirana nabyo munsi y'ubutaka. Yohana we yanditse ngo andikuti uhereye none, hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Mwuka arahamya ngo ye, kugira ngo baruhuke imihate yabo, imirimo yabo irabakurikiye ijyanye nabo. Yesaya waravuga tumva abanyabuntu barashira, abakiranutsi baragenda, ariko abantu ntibazi ko abo bantu baba bakize ibyago byenda kuza, bazaruhukira ku buriri bwabo amahoro. Uyu munsi tugiye kureba uburuhukiro bw'umutima. Uburuhukiro bw'umutima. Mbese imitima yacu ikeneye uburuhukiro koko? Abaheburayo igice cya 4. Reka tujye mu gitabo mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo igice cya 4. Wa muntu se ushira Bibiliya hariya yageze aho arazinduka. Yagiye wa muntu wa hano twajaga turasaba ngo dufashe ashire ibyanditswe hariya. Ntabwo muzi aho yagiye. Nibyo? Hari icyo bifasha? Hari icyo bifasha ku muntu udafite Bibiliya ari hano imbere aramburira amaso hariya akabona ibyo tuvuga akagira icyo arabukwamo? Rero izo nyugute muzishize hariya mwaba mudufashije, kuko hari igihe nanjye bimfasha ngasoma nzenguruka hariya ndeba uko byitwaye. Abaheburayo igice cya 4. Paulo yandikiye Abaheburayo urwandiko, abandikira aya magambo ageze kuri izi nteruro azita uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Igeno ryabo byagenewe abizera. Muze gutega amatwi cyane, ntabwo ari ibintu biraza kugarukira hafi cyane, ntabwo ari ibintu biciriritse.
nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe, naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, twinjira muri bwo. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwirijwe cyangwa twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ngeretseho ngo muri ubwo buruhukiro twinjira muri bwo. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanje ntibazabwinjiramo, ntibazinjira mu buruhukiro bwanje, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo imaze kurema isi. Reka nsubire hejuru rero. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero ubwo isezerano ryayo rikiriho ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo, iryo sezerano ubwo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira umuri twe wasa nkaho wakumva bitamureba. Kuko noneho natwe tumaze kuboneka ko twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'ababandi. Babandi ni bande? Turaza kubavugaho umukanya. Babandi bumvise ijambo ryabagiriye umumaro, uko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Kwizera mu gice cya 11 cy'Abaheburayo, kwizera ni ukumenya rwose iki ibigenza bite. Ni ibyizerwa n'ibyiringirwa. Ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iki, ari iby'ukuri. Noneho hano rero naho twebwe ubwo twizeye uburuhukiro Imana yageneye abayizera, turaza gusanga dufite ikintu kidukomereye cyane, dutekereza ukuntu kutariko. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, nkunze kuganiriza abantu b'Imana, kumva niba nta mwarimu dufite hano ngo adufashe. Twinjira iranshinga, uyu mwanditsi Pawulo ayitondaguye. Harya baracyakoresha ijambo gutondagura? Muvuga ngo iki ubu? Ni ugutondagura. Inshinga muracazitondagura kuko numvise ibinyarwanda byaragiye birahinduka. None Pawulo iranshinga, twinjira yayitondaguye mu kihe gihe? Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, twinjira muri bwo. Iyi nshinga Pawulo ayikoresheje mu kihe gihe? Nyabuna muntabare mumfashe mwe kungereza.
amasomo tugezemo ni ukwiga tukava ku nteruro tuyumvise, interuro tuyumva, interuro tuyumva. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Iyi nshinga Pawulo ayikoresha. Iyi nteruro ni ingenzi cyane kuko irasobanura ibintu byinshi cyane. Itondaguwe mu kihe gihe? Iki indagihe. Ubundi indagihe zirukungahe? Indagihe ni zingahe? Hakuna mwarimu hapa? Mwarimu. Indagihe ntabwo ndamwibasira keretse yatwibwe. Indagihe zirukungahe? Wiki? Yes? Okay. Hari indagihe, hari icyo bita indagihe y'ubu. Hari indagihe zirugutatu. Hari indagihe y'ubu, hari yo bita indagihe y'igikomezo, hari n'indagihe y'akamenyero. Wenda nje nabyize kera, ntabwo wenda byarahindutse simbizi, ariko izo ndagihe nuko twazimenyaga. Indagihe y'ubu ndabwiriza, igikomezo ndi kubwiriza, akamenyero mbwiriza. Nshizemo ikosa mwamfasha. Ndabwiriza ni indagihe. Indagihe ikomeza yitwa ndi kubwiriza, igikorwa kirimo. Ariko indagihe y'akamenyero igihe gihora kigaruka, mbwiriza, twinjira, dutangira, duhinga, ducuruza. Nukuvuga ngo noneho indagihe y'akamenyero nuko abari muri ubwo buruhukiro bahora binjira. Ntabwo babwinjiramo rimwe, barakomeza bakinjira, bakomeza kwinjira ibihe byose. Twinjira muri ubwo buruhukiro kuko ntabwo Imana ibufunga. Uwizeye wese arinjira, kwizera akinjira, uwizeye akinjira. Kubwo kwizera twinjira muri bwo. Nubuhe rero? Aribwo Imana yaruhutse imaze kurema isi. Itangiriro igice cya 2. Itangiriro igice cya 2, Imana yeza umunsi wa 7. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yakoze yose. Imana ihumugisha umunsi wa 7, iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo. Ntabwo yaruhukiye ho. Interuro ntabwo ngo niwe Imana yaruhukiyeho. Oya, yaruhukiyemo. Yagiyemo, yubaka ubwo buruhukiro. Umunsi iraweza, iwuha umugisha, irawushinga ubwo buruhukiro.